yari yagize ikibazo cy'ihungabana ukumubwira ngo umugabo ngo akunda umugore we rabuze ati rakaraka ntabwo jewe ndigera mbona ntabwo abagabo bwese abashyira muri rusange abagabo ntibakunda abagore ahubwo abagabo bakunda igitsina yambo arabyerura mu mbabare kubivuga mbyeruye nuko bagaragaza urukundo mu buri bakunda urukundo rwa hano hepfo usarura utabibye bamaze simaze nk'Ibabuloni barashaka bashakiraho ababajyanyeho iminyago barashaka bashakiraho iki ibyishimo noneho bakamanika inanga wazicuranga wapi kuko aririmbira Ibabuloni mu gitanda cyitwa Ibabuloni nta rukundo nta jambo bagashakira ibyishimo ku muntu bajyanyeho iminyago nta kenda keza azi nta kabizu keza azi nta kumusuhuza azi nta kumubwira ngo wambaye neza nuko umurya umutima akamucyaha umunyabwenge yubaka urugo ariko umupfapfa akarusenya ubwe ku giti cye nta mwene wabo uje nta muramukazi nta nyirabukwe ubwe ku giti cye kuko ari umupfapfa ararusenya rero uyu mugore w'umunyabwenge ngo wagiye wambara neza ngo dore uko usigaye usa wamuzanye si gutuvuta twiza ntutumuguriye ubundi ubwiza bw'umugore buba mu icupa no mu ijambo ryiza ry'umugore ndiyo yego sirya filime icupa ry'amavuta ubundi ushaka umugore mwiza musige umugore ni nk'ururabo nukuri mudekore ewe tuza twazanye amavarize tuzana amamare n'amajyambere nta bana twazanye twakoze uruganda turabakora tuzana n'inanga z'i Yerusalemu tuzana n'ibicurangisho byose turazana dushyira ngo turebe ko twabibyaza umusaruro ngo zasusuruka none inanga muzicimirya none bashaka mongera gucuranga kandi muri Yerusalemu natewe ibyo byose nibigunira utewe n'umugabo abandi badamu barabyara akifuza gasomba akifuza igikoma ngo adafataye ugasanga umuntu arashukuye mu rugo we ngo uzongera kubyara nzakwereka ubaza niba yitera none se yitera inda kuki abagabo bifuza ko abagore bitera ngo jya muronapo ari n'abagabo bajya bavuga n'abagore bajya babwira abagabo babo ngo nimbwa ariko nk'uyu mudamu uvuga ngo umugabo n'imbwa umwambitse ikigunira cy'ububwa ako nawe buri yabaye imbwa wongeyeho zanyu gute wa mugani washatse mbwa ubwo nawe uzuza icyo uri cyo ugupfumbata wakubyariye mukabyarana ukwambika impeta ukamwita imbwa ubwo nawe wongeraho zanyu gute ntuza uburi imbwa ntuza hanyuma turabashubuje cyane kandi turabakunda turanezerewe maze rero mbabwiza ukuri nicaranye na mushiki wanjye mbona rwose arasa neza icyama nkazasa nkawe twicaranye Marion twongeye kunezwa tugarutse kuri cya kiganiro cyacu cyiza ni ku bumwe bw'Abera Ministries nagira ngo tubasabe bantu mudukunda hari turabasaba ibintu bitatu niba ibyo dukora ubishimye kumushaka gushyikira umurimo w'Imana kora like hahandi uhakore nurangiza werekana ko hakunzwe je muhakore hanyuma ukore share uhereze n'abantu ukore na comment usangize n'abandi dushyigikire kubaka uno murimo Imana ibampera umugisha kandi ndabashimiye mu izina rya Yesu rifite imbaraga mbabwira ngo umwuka w'Imana abane namwe rero nkuko mwabinsabye mukambwira ngo mukeneye kubona Mari nabwira Marione reka nkuvuge mu izina n'undi barakuzi hari umubyeyi witwa Philomena aragukunda yarambwe atumva turanezerewe hari undi mudamu witwa Justine aba muri Amerika nawe yaranyandikiye aravuga atumva mama Marione yavuze stress zirashira zose ngakirinwa hari witwa Sumutana bari muri Canada yarambwe atari koko mutugarure hakiri kare atubwire biriya bintu nkunda undi muntu wambwiye ngo yamenye neza kazuba ku rugo nkuzaruhemberwa ntuzaruhemberwa ngo ntiyarazi ko urwo rwaka nkuzaruhemberwa oya ugomba kurubamo ukaryama hariya ahantu ivuru uryama nkuzahemberwa ugategura ameza nkuzabihemberwa ukakira umugabo nkuzabihemberwa ukakira famiye nkuzabihemberwa ndongo ukaba mu rugo nk'uri mu rukoreramo ubwami bw'ijuru uzaruhemberwa icyo bakimenya abagore bagenzi banjye ndabasuhuje cyane cyane abadamu bagenzi banjye ababyibushye nkanjye byo nakarusho abafite tayi nk'izi zanjye byo nakarusho nasanze abamama banini nta nicyo bitwaye n'abananutse bamwe bitereye neza rwose nk'abamisi namwe
ndabasuje muri iki kiganiro abimana haye ngo batarazisohokamo ubu nibo muri no minsi nshaka kubwira babe baretse twavumbuye ibanga ryuko turi gukorera ingo nk'abazazihemberwa abari bageze ku muryango basohoka nabo ndabasuhuje abari baragiye bakaniye mu kindi cyumba nabo ndabasuhuje turaje tuganire twiga uburyo tuba mu rugo nk'abazaruhemberwa Imana ibaha umugisha abakurikirana yicano yuno mushumba nkunda ndagukunda kandi urabizi ndakubaha nkwigiraho byinshi cyane ufite impano y'ubwenge ufite uburyo wakira umuntu mu rwego rwe ufite uburyo ubaha n'umuntu mu rwego rwe ukibaha amavuta abantu bari munsi yawe ngushimiye no kunyicaza hano nishimwe rikomeye kuko uzi umuntu kwicaza imbere ya kamera abakwemera ariko ndanakwemera byo nka mushiki wawe ndakwemera pe kandi no kuri reka mvuge bino bintu njyewe hari sinakwitwa mwiza cyane 100%. Yego. Ariko giye nkunda umuntu bamukunda buryo. Nibyo. Nanjye nkunda umuntu ndamukunda arabimenya. Bamukunda nyine giye rwose. Kandi ikindi ibindi bikatungiye kubwira njye ngira. Simparara. Simparuru. Ariko ndazinuka. Jewe rero nanjye akandi kantu ngira kameze nk'ako Yosefu yari afite kubenga umuntu rwihishwa. Iyo mbona uri umunyamiziro iyo mbona ufite ibindi bintu by'ibigavu ukuntu nkobenga rwihishwa ngenda ntera rivanse gake nkakuramo akanjye karenge sinishoboreye yewe nigira gahanga gato nkakarinda urugomo nanga ko ibyo nubatse imyaka myinshi byasenyuka mu munsi umwe byaramvunye. Urakoze cyane tuzamurira isengesho dukomeze ikiganiro. Mana iriho wahozeho uzahoraho utwicaje hano atari ababyeyi bacu babituraze ntabwo mbere yuko badusama ntajwi bumvise nk'iryo ba nyina wa Gideon bumvise twebwe ubonye ko muri iki gihe twakwicara imbere y'ubwoko bwawe tukababwira nta n'ibintu dufite byinshi twababwira umwuka wera atatujeho nta minota 5 twavuga turasabye ngo umuntu wese ugiye gukurikirana iki kiganiro imbaraga z'umwuka wera zimuzeho kuko kwiza guhindura ibintu byanze guhinduka ku buzima bwe ibintu byari byaragiye ibumoso bigarura iburyo ibintu byari byarifunze bifungure imigishari yari brokoke kubw'iki kiganiro umuntu wese udukurikiranye kuva dutangira kugeza dusoza imbaraga z'umwuka wera zimuzeho cyane mu izina rya Yesu amen. Urakoze mama Lionel turakomeje kubasuza rero nkunduye umubyeyi cyane no umuhanuzi kazi no munyembaraga no umuntu ubaha abantu bose no umuntu Imana igenda izamura mu ntera abantu b'Imana rwose no umuntu Imana igenda ikoresha ibintu bikomeye kandi mama Lionel Imana ishimwe ko yagukoresheje. Imana ihabwe cyubahiro. Hari akantu wambweje ubundi uravuga ngo musaza wawe David mbwira ukuntu uri mushiki we rero. Umva ndi mushiki wa David naba Elisa. Yego. Kuko ahubwo mu minsi ishize se sinabibabwiye ku mugaragaro ko iriya groupe Elisa yoboraga ari ryo iyoboye. Hallelujah. Ntabwo sinatumizima. Groupe yahanuraga ngo ejo nk'iki gihe indenge y'ifizagura shakera imwe iriya groupe ni ryo iyoboye kandi kuba naravuze ngo bari abantu nibasaza banjye ni ibintu natekerejeho niyumvamo kuko iyo uvindi imwe n'umuntu ikivi cye ugikomerezaho niwemera ko ibintu yakoze bisibangana iyo uri musaza w'umuntu cyangwa uri mushiki w'umuntu niwemera ko ibintu yakoze bisibangana ahubwo ukomeza kubyubaka ngo icyuho cye kitazagaragara mu isi. Yo mpamvu ndi mushiki wa bari abantu ndi murumuna wa ba Debora ni ukuvuga ngo waza yigize Sisera namuhoma namuhoma kuko murumuna wa Debora narasigaye. niyo mpamvu mbivuga. Urakoze cyane mama Lionel turanezerewe cyane kandi turongeye turi kumwe n'umukameramani mwiza umukozi w'Imana ukunda Imana izina rye nzarivuga umunsi ndivuga ari ni Emi turamukunda n'umugabo mwiza cyane wo mu Jeune Marie Imana ikwiye kugira neza niwe ubageza ya mafoto meza akeye Imana imuha umugisha rero turi tsinda rikomeye ntabwo ari gafotozi ahubwo arimo ararema bagafotozi nabo mu muhanda bakorera turuwa nta gafotora nta ari gafotozi nta nubwo ari kurya twe tumwe turakorera Imana kugira ngo abantu bakire. Mama Lionel rero ndavuga ngo katubwire badukurikiye hano ku bumwe bw'abera ministry igihe maze gushima ibyo dukora bakomeza bakore like
ese bitwaye iki gukoraho gusa ugakora ukatwereka yuko udushyiki ukandaho gutya gusa ugakora no kunzogera erega ibi bintu rero nabyo tujye tubivuga tubisubire nitukubwira ko iki kintu gikoze kigira umumaro ntugikore ubwo burwanya ibyo tuvuga bizamure no kuri gutya gusa badufashe dushaka twagura ubwami bw'Imana rero hari ikiganiro twasubukuye barakuntumye abantu bose aba mu Rwanda barahamagara abandi baranampamagara baravuga ati tugarurire mu marionnaire tumenye biriya bintu kuko ntibari bazi ku rugo kurukorera ari ukwikora ariko ngiye kubaza akajambo gato kamwe konyine witegure kunsubiza ubundi ni ikintu natekereje nicaye kivuga ngo ntuzatinde ufata umwanya wo kwisobanura kuko ntuzabuza abagutekereza uko bashaka gutekereza wowe bitekereza iki buryo utinda wisobanura uba uri mufunga ubwonko bwawe kuko utinda wisobanura iminota uhamara wayikoresha ukora ibindi bintu bikomeye kandi burya kenshi iyo wisobanura umuntu uzumva yisobanura ujye umenya ko afite ibintu yikeka iyo ntacyo wikeka nta mpamvu yo kwisobanura imbere w'umuntu utari umucamanza kuko ni wanabyize ubundi usurisobanura warabyize harabize ibintu by'amategeko mushumba wanjye bize by'amategeko mu gihe ntazi kwisobanura ngize ikibazo nshaka uwabyize akaba ari ujya kunsobanura buryo ugiye kwisobanura ntabyo wize urisobanya witinda wisobanura ahubwo nimba ibyo bintu bagusaba kwisobanuraho waranabikoze ihuta cyane ujya kubikemura bizatuma aho ari gutinda wisobanura uzakora ibintu bisibanganya ibyo bisobanura urakoze cyane mu yandi magambo tuvuge ngo witinda wisobanura kuko ntuzigera uhindura ibitekerezo nuko bagutekereza nyuma jambo rigaragara urakoze cyane ndagushimiye ukuntu bisobanuye kubaza ikibazo cya kabiri cyoroshye dushingiye ku bintu twabonye ukuntu nakwiye kubaka ingo twibasiye abadamu cyane turabasobanura turabavuga ngira ngo uyu munsi abagabo byo nkubwiye kuri ubishobore simbize ariko akabangiye kubaza ni uruhe ruhare amagambo agira mu gusenya ingo z'abantu amagambo rero ni amagambo meza n'amabi amagambo mabi niyo ndi kuvuga asenya urugo kuko uru rurimi ngo ni umuriro na runakanyamagata ariko gashobora gutwika umusozi wose ukarangira hanyuma aya magambo mabi cyane cyane reka duhagurukire kuri aba basaza bacu aba bagabo ndi bubavugaho gakeya kuko kubera ko uhari ndaza kugufasha nanjye umfashe kuko abagore bo mbavuga cyane kubera ko mari abagabo ndi bubavugeho kubw'amagambo atari meza asenya amagambo ashobora gusenya ashobora gusenya ubwonko ashobora gusenya ibitekerezo amagambo ashobora gusenya imirimo y'intoki zikorwa kuko mu kanwa k'umugabo ubwo turi mu ngo reka tuba ariho tuvuga umugabo ashobora kugira amagambo asenya umugore amagambo aryana dore uko ateye dore uko agatsinda iwanyu ni mu batindi agatsinda ntiwize sinakurenganya ni injiji niko mumera amagambo byibuze amagambo uzi kugira ngo umudamu yambare reba urugero nk'iminota mba nafashe igihe mbanza gutekereza iyo ngiye kwambara ndatekereza ku buryo nsohoka mu nzu nidekoye kandi najyanishije reba guhera hepfo ku rukweto rujyanye n'igitenge nkakubitamo isaha nkafunga igitambaro bijyanye nkarenga umuryango ntanze urugero umugabo ndeba nkarinda ndenga amaremba ndeba tukarenda tugera mu rusengero ndeba kuva mu rugo ngera mu rugo abantu bambwira ko nambaye neza atabimbwiye abo nabagabo ndi kubwira wambaye neza gufata ibiryo umugore yatetse ashintoki yatetse babuka umwuka wese afuromo babura yatetse jugujugu ikoza hirya kati igitunguru ashakisha ibirungo kugira ngo biryohe ugatinyuka ugafata ifurusheti ya mbere ukarya ugasoza ugafata icyayi kirimo tangayizi ukarenzaho ukabura ijambo rivuga ngo watetse neza niriradukenera nitunarushye watetse neza wambaye neza wateguye neza washashe neza amagambo meza azamura ibitekerezo yagura ibitekerezo amagambo meza yubaka ibintu byinshi yubaka ubwami bw'ibitekerezo
aya magambo meza arakenewe cyane cyane ku bagabo kuko hari umuntu herutse kuvuga ati jewe mbona ni umudamu umwe yari yagize ikibazo cy'ihungabana ukumubwira ngo umugabo ngo akunda umugore we ravuze ati rakaraka ntabwo jewe ndigera mbona ntabwo abagabo bwese abashyira muri rusange abagabo ntibakunda abagore ahubwo abagabo bakunda igitsina yambo arabyerura mu mbabare kubivuga mbyeruye nuko bagaragaza urukundo mu buriri bakunda urukundo rwa hano hepfo rero niba gukunda umuntu wese mukunde wese ukunda ubujiji wamusabanye kuko uvuga ngo ndi imbere y'Imana ishobora byose nemeye ko nzabana na runaka nemeye wemeye n'ubujiji bwe ntiyize koko kandi bamushatse ubize ko atize sinzi impamvu bimwibukije mu byaye gatatu kuki umwibutsa ko atize mu byaye gatatu kuki umwibutsa ko atazi guteka mu byaye kane wara mumushatse atarize hotelere sibyo ko ibi nabyo turi buza kwivugaho mu kanya tukabaza impamvu abagore batazi guteka yego icyo nacyo mu kanya turi ndi bubakibe nabyo kudateka bakabirunda bakabizana icyambere no kumenya ngo urugo njemo rukenera iki hari ibyangombwa biranga urugo hari ibyangombwa biranga urugo rwuzuye kuko hari n'ingo zicagase ugeramo kan urugo rwacagase pe ahubwo turugo rwacagase urebye ne na materiel zo mu nzu ruracagase urebye imitekere biracagase urebye imibanire biracagase turumva turi buvuga urugo rwuzuye hafi ya ntabyo hanyuma ndagushimiye cyane uvuze uruhare rw'amagambo y'umugabo winjira akaba atazi gushima nubwo uvuze ngo hari abagabo bakunda gutanga urukundo mu buriri hari n'abagabo barwimanye ubu ngo aho umugore ashobora kumara nayo meza angahe nta kintu aramubaza ibyo yagakoze mu akajya kubikora ahandi hantu abo nabo bafite intimba y'ibigunira yo kwitwa umugore ariko afite umugabo agaburira afite umugabo umwitirirwa ariko adafite umugore atafite wa mugabo wubaka cya gikorwa cyari gikenewe abo nabo nibindi bigunira Imana ibagire neza noneho nagira ngo na yahe magambo umugore avuga agatuma umugabo aterura ikigunira akambara ari n'abagabo bajya bavuga n'abagore bajya babwira abagabo babo ngo n'imbwa ariko nk'uyu mudamu uvuga ngo umugabo n'imbwa umwambitse ikigunira cy'ububuga nawe buriya yabaye imbwa wongeyeho za nyuguti wa mugani washatse mbwa ubwo nawe uzuza icyo uri cyo ugupfumbata wakubyariye mukabyarana ukwambika impeta ukamwita imbwa ubwo nawe yongeraho za nyuguti ntuza uburi imbwa ntuza hanyuma ugatinyuka ukavuga iryo jambo hanyuma uyu mugabo wagukuye mu magana menshi y'abakobwa erega baragukoreye maye uzi umuntu ugukura mu rungano akagukwa akagukoreshereza ikirori akakujyana ku manywa y'ihangu bakagutwikurura ukinjira mu rugo akakwita izina rega mutwita amazina kugira ngo mbe umugore nuko nabaye umugabo iryo zina narigize kubera hari izina niswe kubera niryo Mugabe Jean Paul yanyise izina ry'ubugore urumva umuntu wanyise iryo zina hari agaciro namuha nkunda uriya mugore Abigail yashatse umugabo Bibiri ivuga ko ari ikigoryi Nabali ku buryo nawe bwavuze ati Nabali nibwo umva niryo zina rye nka yavuze ati ni ikigoryi ni ikigoryi niryo zina rye ariko akajya ahisha ubugoryi bw'umugabo akabona umugabo akoze nk'ikintu kibi cyo guhemukira Dawidi akabona ko Dawidi yarakagiye kumwica akajya gutura amaturo yo kuvuga ati umugabo wanjye ni Nabali mubabarire uriya mudamu yari umunyabwenge dufite abantu twakwigiraho muri Bibiliya yari umunyabwenge pe rero na Bibiliya kavanga umugore w'umunyabwenge yubaka urugo ntabwo ari umunyamwuka by'umunyamwuka turabizana nyuma kuko umwuka uhari nta bwenge no umunyabwenge yubaka urugo ariko umupfapfa akarusenya ubwe ku giti cye nta mwene wabo uje nta muramukazi nta nyirabukwe ubwe ku giti cye kuko ari umupfapfa ararusenya rero uyu mugore w'umunyabwenge akwiye kubaka urugo akwiye kugira amagambo abwira umugabo no mu gihe imitini itatoshye akamenya kubwira umugabo ati ndabizi Imana izakugirira neza umugore w'umunyabwenge mu rugo ahoraho umugabo we courage no mu gihe umugabo ari umushomeri
no mu gihe umugabo atazana umugati no mu gihe adaheruka akanyama hora umubwira ko ejo kazaboneka wica umugabo intege urimo uramufunga icyumba cy'ubwonko uri gushaka ko umugabo wawe atekereza inyanya kubera iki ko inyanya ari ibitekerezo byawe mufungura ubwonko atangira gutekereza ibibanza n'ama etaje ubundi ibyo bintu by'inyanya n'imiceri n'iki turaza gusanga ubundi binareba abagore ni ibintu bireba abagore bituma umugabo ajya gutekereza inyanya n'intoryi n'imiteja ya turuwasa no uri kumufunga uri kumumanura mu bitekerezo muzamure mu bitekerezo abone uko atekereza etaje amakadastre inzu zigezweho imodoka zigezweho gusura imodoka mu Kagera gerageza guha umugabo kuraje umwereke ko ibyiza biri imbere bizashoboka humura bizakunda umugabo aryamanye PhD yabuze akazi urimo uraza gukinira ku muntu wafashe igihe cyo kwicaraga agasoma syllabus akabyuka kare akabaza icyongereza kugisobanura n'icyo ukamucunga ngo nuko ari mu bushomeri muhe courage umwereke ko azanakora azajya no gukorera mu birwa bya Komoro amen umugabo uramucunga kubera ko amaze imyaka 20 mu bukode wimucungira mu bukode gerageza kumwereka ko ahubwo wazubaka inzu hagati mu kirere mu kwezi ahubwo ariho azajya kubaka umugabo courage umufungure mu bwonko nugira icyumba cy'ubwonko bw'ufunga nicyo kintu nabwira abadamu biga amagambo aryoshye uri mwiza yo waberewe yo n'abana bazakura bakunda papa wabo uzi ko ari abana bangase kubera nyina asakura kunda se uri mwiza wambaye neza mutegurira icyayi papa mumfashe munzanire kamambiri papa mukorena ka massage yananiwe mu birenge mu mase ukora umurimo w'Imana ubwami bw'Uwiteka bwubake nushaka kubwubakira mu masogisi uvuga uti ndajya ndizingana n'irindi wari umudamu wabaza isogisi ry'umweru akaribura akabona rimwe ubundi akazenguka urupango ntazogisi ryiri mwamboneye kandi umweru ugaragara ahubwo nicyo nagira ngo mbwira abadamu bagenzi banjye kubyerekeranya n'imvugo nziza ikindi kintu hari akandi kantu yenda si ntekereza mu ruhande rwanjye mu mvugo nziza ni ryari umugore yavuze neza byubaka umugabo cyangwa ni ryari umugore avuga umugabo akaremererwa yewe kuva umugore kugira ngo avuge umugabo aremererwe mu gihe cyo kuremererwa k'umugabo ni igihe afite ubwo bushomeri navugaga mu gihe akwiye kubwirwa neza nta nicyo yakoze sibyo mu gihe akwiye kubwirwa amahoro ntayo yatanze mu gihe akwiye kubwirwa ko ari umugabo mwiza agaragaje ububi niko ndumva ari Petero wanditse ngo wenda ingeso zanyu nziza zabahindura abagabo bitewe n'ingeso nziza muberetse ubwo bashobora kuba ari umusinzi agataha yasinze umushumba umwe azigira inshuti Michel niwe wavuze ati muramenye no mukavuga ko abagabo basinze nta mugabo usinda umugabo ngo aranezerwa niho nabimenyeye nari nzi ko asinda namenyeye hari kuko anezerwa mu gihe yasinze ntabwo kumwuka inabi bizamuhindura no umva ashobora no gusinda akirukaho hari umudamu umwe twararanye ahantu umugabo we yari umurokora aragwa aba umusinzi uyu mudamu ndamukunda cyane sinde bumuvuga arize abonye umugabo wagiye mu ntege nke aba umusinzi aba umusambanya aba umunyatabe ntiyamuta ahubwo arushaho kumwereka urukundo ahantu nabona akantu kakancanga twagiye ahantu mu kiriyo turi burare twese ngiye kubona mbona kubera ko hari ahantu hato ho kuryama abantu baregerana aje asanga umugabo we bamuryamishije gatatu mu nkuru umugabo hagati umugabo wanjye ntajya aryama hagati arabahindamura bose baryamye umugabo wanjye ntajya aryama hagati buri joro akajya kumusura kubera ko yakekaga ko yirutseho akajya ajya kumusura amufasha kandi ukamufasha akajya asenga mutima temana wahinduwe na mugabo mu gihe cy'ineza umwereka no mu gihe yagize amafuti yenda abanyarwanda baravuze ngo amafuti y'umugabo nibwo buryo bwe sinanemera ko buri buryo twabushyigikira n'umugabo usinda nawe ntabwo turi bumushime sindi kubivugira kubyubaka no kubishyigikira nawe yigaye ubundi kucyubangama mu kwezi kwa mbere ukabona ko abangamiye uwo mwashakanye abangamiye abana abangamiye societe ubangamiye umuryango kuki bakwiyame ubundi ishuri imwe uri umuntu mukuru wafashe irangamuntu aha nawe ubireke
ni ibintu bitakuba ku rugo urimo uratuma umuntu yabura ubwami bw'ijuru kandi yarabuvunikiye bitewe n'icupa nimba ribangamye rireke ibyo kubwa muri Bibiliya ngo kubw'indawe yakunaniye jya unywa gake indi kunaniye ite subundi ndutwaye imbere utikoreye ku mutwe indubasha gukorera ikunaniye ite wibe kibazo muri society yo ndi kunaniye ndayicyashye sindazinaniye abagabo ngo kubw'inda bananiye sindazibananira gute ku buryo uryifi yose ukayirangiza ugataha inda yakunaniye oya no kuvuga ngo abagabo mudukurikiye mwese mwirinde gutaha muhumura ibitunguru mu kanwa nta n'akaborosheti mujyanye mu rugo kandi abagabo ingeso yo kurya mu restaurant muyigabanye mu gihe cyose tuye kure usohokana n'umudamu nishatse gusobanura noneho ndashaka tuye gusoza kino kiganiro urumva ko hari umugabo uzana ibigunira kubera ko ufite ubushomeri noneho nakubwira ngo ni ryari umugabo yavuga ijambo rikabaza umugore reka je mbyivugire cyane cyane icyambere kibaza umugore ni ukumwereka urukundo abantu bahari yagenda ukamurya umutima birya biramurya cyane hari witushere uko abashyitsi baje yangira ati dore kwasa dore kwareba ninge wakakwemeye muri ningo kubiturage wanyu kuri kikuri impfubye ikindi cya kabiri no guhindukiza umugore nta jambo ryizamubwiye yegora no kumushaka bundi ingo nyinshi zimeze nk'Ibabuloni usarura utabibye bameze simaze nk'Ibabuloni barashaka kubashakiraho ababajyanyeho iminyago barashaka kubashakiraho iki ibyishimo noneho bakamanika inanga wazicuranga wapi kuko aririmbira Ibabuloni mu gitanda cyitwa Ibabuloni nta rukundo nta jambo amugize ishovare cyangwa ikimoto aho rero nabwo izo ndirimbo zikabura ko aryamye Ibabuloni sawa kandi urakumvise yewe ndanababaye ingo nyinshi ni Ibabuloni bitandukanye Ibabuloni noneho abagabo bagashakira ibyishimo ku muntu bajyanyeho iminyago nta kenda keza azi nta kabizu keza azi nta kumusuhuza azi nta kumubwira ngo wambaye neza nuko umurya umutima akamucyaha akamuhisha amafaranga akamuhisha ubuzima ariko byagera ninjoro kuko baryamye akamushakiraho ibyishimo kandi bari Ibabuloni ku migezi y'Ibabuloni ariko bakazimanika batari ko twaririmba gutima iyo ndirimbo twayikora gute tumura turahanga abatuyanyeho iminyago kudukwa gusa byonyine waratuguze inkwano se baragura inkwano ko ari igihembo cy'umubyeyi umuntu baramucuruza ngihe ikintu kibabaza bagabo mu nkurikiye niba mushaka kugira ngo mwumve indirimbo z'i Yerusalemu mukura abantu Ibabuloni niba mushaka ko inanga bazimanura bagacuranga mukura abantu mu mahanga Ibabuloni Amariya no tumuze by'ubugenge barabyumvira icyo mavuze babyubiza ariko hari abagabo bwa ngo hindukira agashaka indirimbo z'i Yerusalemu kandi umuntu ari Ibabuloni kuko bamujyanyeho iminyago ngo abatuye iminyago badushaka rabyo ngo ni muturirimbire ngo naka tukazimanika oyo umuntu arazimanika rwose baranazimanika ahantu hose hakarakara noneho ukarwana nuko urimo ushaka indirimbo z'i Babuloni cyane byose oya niyo yanakemurikira ko ntugeraho ko za ndirimbo ntazo ubona kuko ari umuryamitsi Babuloni waramukoye ariko ntabwo ari umugaragu mujyanyeho iminyago yahoze yishima kamije ibyishimo wamuzanye ari umuririmbye ntaheruka kuri yego shandomene yagira impano y'ibyishimo ntaheruka kwishima uzi gukunda umukobwa aririmba urusengero rugasusuruka agafata mikrofone ukamukuramo yagera mu rugo mu cyumweru cya mbere yo kukugabura akabanza akaririmba ukagenda umucomoramo indirimbo gake gake zashizemo yamukoze atari ko amabere ko yaguye ukibaza ko yaje yarayagushije ninde wayuri yarayagusha ariko ubundi yaguye atewe muzanya yaguye ngo yarabyibushye ngo tayita control yataye control bitewe nandese wamuzanye idafite control ni sowe wayishe control kuki mushaka ibyishimo ku bantu mwajyanye Babuloni ndakumvishe ko ariko abagabo bari he ngo bumve umva moro dukurikira umugore hamagara umugabo aze atera agatebe yumve genda ukora ibyo yararimo akora aze yumve ibi bintu yigo nimba ufite musaza wawe uzi wananiranye mwoherereze umubwire uti tega amatwi wumve defo zawe mama Lionel na Pastor Nambabazi bazivumbuye mwishaka iminyago mwishaka ibyishimo ko mwajyanye ari iminyago bari ku migezi y'Ibabuloni none urashakiraho indirimbo za hehe uri kumureba ngo kuki wabyushye ngo wabyushye ngo wazanye ngo ibintu ngo by'ibinyenyanza
ngo hazanye byaje bidisi ntibije agezaho ese amabere yaguye kubera iki suko yongeje none se amabere yongeje kangahe regari n'abadamu byangije mu mutwe banga konsa bitumye umwana arwaragurika kubera ko yabuze amashereka kubera iryo hungabana watewe ibyo byose nibigunira utewe n'umugabo abandi badamu barabyara akifuza gasomba akifuza igikoma ngo adapfataye ugasanga umuntu warashukuye mu rugo we mu rugo ngo uzongera kubyara nzakwereka ubaza niba yitera none se yitera inda kuki abagabo bifuza ko abagore bitera ngo jya muronapo wese wagiyeyo iki ni kibazo kwiye kwiba wongera kubyara nzakwereka yego ngo nzaguta kwituma ngo nire umwana we kibazo mu majyambere yazanye hari mwamafishi y'abana iki ni kibazo umwana ku ishuri ntibaza nyine ko je ntabwo mbyaraje yewe twazanye amavarize tuzana amamare n'amajyambere nta bana twazanye twakoze uruganda turabakora tuzana n'inanga z'i Yerusalemu tuzana n'ibicurangisho byose turahazana dushyira ngo turebe ko twabibyaza umusaruro ngo zasusuruka none inanga muzicimirya none bashaka mongera gucuranga kandi muri Yerusalemu bazicimirya bagabo mwumve shaka ko curangira mu mahanga washubije i Babuloni nicaye iwanjye ndi ni Babuloni uricira ngo kamera ngo wagiye wambara neza ngo dore uko usigaye usa wamuzanye si gutuvuta twiza ntutumuguriye ubundi bwiza bw'umugore buba mu icupa no mu ijambo ryiza ry'umugore ndiyo yego sirya filime icupa ry'amavuta ushaka umugore mwiza musige umugore ni nk'ururabo nukuri mudekore iyo dusoza kino kiganiro shigaje ikintu kimwe gusa ni izihe mbaraga tubonye imbaraga zingo imbaraga z'ururimi hagati y'abashakanye noneho niki gituma ni izihe mbaraga zisenya urugo zikomotse mu kanwa kavuye hanze cyane cyane ndagufasha uze kubisobanukirwa aho umugore yifuza amakuru y'umugabo yakuye hanze naho umugabo yifuza amakuru y'umugore nawe ayakuye hanze birya byo ntibiri mu mpamvu zatuma urugo rwambara ibigunira bikanagera ku mugaragaro ubundi iyo mushatse kwigira za maneko ubundi iyo mushatse kwigira za maneko mutarabyize birapfa watangiye kuneka umuntu unyuze muri telefone message yasoma nukajya kwirukanka ujya kureba icyo iyo message kivuze no kuba utazi na password injira muri telefone ubundi kuki utazi password injira muri telefone y'umugabo wawe cyangwa umugore wawe aho naho niho bipfira ni kwa kundi ubutazi na kontezi ibi bintu byo kuneka nunyuze hanze mu bo biganye mu bo bakorana kwirirwa gukora amaperereza ku mugabo ibi bintu nabyo bipfobya imbaraga ziterambere ry'urugo cyambere mwamwiteje abantu uwo muntu unyuzeho umuneka gucisha mu ijisho ashobora no kudaguha amakuru ariyo ashobora no kuguha amakuru acuramye kugira ngo akumugaze umutima noneho harusenye kuko agize imana rurasenyutse urwo rwasenyutse mbere ukiraho menya ko umuntu wakomeretse aba yifuza ko nabandi bakomereka yego ibi bikomera akabitera abandi yego rero niyo bana n'umuntu wagize ibikomere nk'ibyo by'urugo kugira ngo akumvishe ko urugo ruba rwiza ntabwo yabyemera umuntu urugo rwananiye ntajya yemera ko urugo rushoboka rero iyo ugize inshuti nk'iyo iyo ushatse amakuru cyangwa ugishije inama kuko hari n'abajyanama bangiza ingo hari n'abajyanama babi batuma ingo ziferinga imana itugirire neza cyane rero nicyo nagira ngo mbwire abantu badukurikiye ko amakuru mabi bavana hanze yabasenya amakuru avuye hanze asenya urugo noneho igisubizo niba ukeneye amakuru y'urugo rwawe yashakire mu rugo rwawe shakira amakuru y'umugabo wawe ku mugabo wawe kuko nujya gutoragura hanze bizasenya urugo mu yandi magambo uzazana ibigunira ubimwambeka binazemo imbaraga sa umworose binazemo n'inda noneho mutangire muhangane ikindi bareke kugira amatsiko bitabareba ikindi nabonye ikibazo gishobora gusenya urugo Mariyone kuri akuntu abantu bakambara ibigunira ni hahandi usanga nk'umugore umwe akavuga ati cyewe rero twumvikane ati bambwiye kunyuza iryo perereza abantu barireke izera umuntu kuko byanga byakunda nta cyaza aho kizamenyekana Mariyone turagushimiye turagushimiye cyane kubuje ku bumwe bw'abera ministry kandi nagira ngo usengera nkomeza mvuga ngo mukomeze mukore icyaha gikumwe mukoreho mukore kuri like niba mubikunze kandi muhamagane n'abagabo bumva bino bintu koherereza abagabo bana babyumve ngo nyaboneka kuki mushaka ko abagore babaririmbira indirimbo z'i Yerusalemu kandi mwarabatuje ku buriri bw'iti Babuloni inanga barazimanitse yego se
ngaho dusengera Imana. Imana ishobora byose, tugushimiye iki kiganiro cyubaka ingo, izari zisenyutse uzubake, abari bagiye kwahukana ubagarure, abari baratataniye mu nzu bongere wegeranye wubaka ubumwe mu izina rya Yesu. Turasabye ngo izingo zose zirindwe no kuboko kwawe. Hari abazigiyemo basezeranye, ari n'abazubatse badasezeranye, izi nazo wazikomeza bagasezerana. Urakoze cyane. Dusabye uburinzi ku bana bavukiye muri izi ngo, nabo bakomeze. Dusabye imbaraga zidasanzwe, impano zazimye abantu bubatse ingo zongere zake. Urakoze, ndagushimiye kuri Imana igiye gusobanura ibintu byose byari byarasobanye muri izi ngo, mu izina rya Data wa twese, Umwana n'Umwuka Wera. Amen.